Guhera mu mwaka wa 2005 umuryango witwa Dinda wafashe iya mbere utangiza ubuhinzi bw'umwimerere bw'igihingwa nyengabukungu cya Macadamia kitari kimenyerewe mu Rwanda. Kugeza ubu ubuhinzi bwa Macadamia bwa Dinda bukaba bukorerwa mu murenge wa Mubuga mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba. Kugeza ubu Dinda ikaba ifite ibiti bisaga 7,200 biri ku buso bungana na hegitari 61. Umuyobozi wa Dinda akaba n'umuhinzi ntangarugero wa Macadamia Ndagijimana Nikora aratubwira urugendo rwe mu buhinzi bwa Macadamia. Dutangira wasanga ari ikibazo, ariko kuri uyu munsi kubera amakampani yaturutse hanze akaza akashinga hano inganda, ubu nta kibazo gihari, ahubwo umusaruro ni muke. Dukorana na Rwanda nuts niyo Yapani niyo yatangiye kuza ifasha abahinzi, kuko kera tumaze gutangira kweza wasanga ari ikibazo, kuko za societe wabwiraga zose zavuga ko umusaruro ari muke. Kugira ngo zize gushyiraho uruganda hano bisaba nibura yuko babanza gutera ibiti bigeze cyangwa se babona umusaruro nibura ugeze kuri nko kuri kontineri 10-15 gutyo. Ntago byageragaho rero. Abayapani nibo baje baza mu Rwanda baradufasha, batangira gutubura ingemwe, natwe turabigana turabafasha. Ni muri urwego nanjye nashyizeho pepiniere ko natangiye mbona nko ku mwaka toni 20, toni 15, ubu ngubu twaba tugeze muri toni 70, 80, 100 gutyo. Agoronome wa Dinda Bizimungu Deogratias aratubwira muri make imiterere y'ubuhinzi bwa Macadamia. Ubundi Macadamia dufata Macadamia y'urubuto tukayifata tukayinaza mu mucanga, ayimaramo igihe gito tukayishyira mu gihoho, iva mu gihoho. Urwo rugendo rwo kuva mu gihoho tujya no kuyibangurira kugira ngo ijye mu murima bifata nibura amezi 18. Ubwo y'amezi 18 arangiye turayifata tukayijyana mu murima. Hagati y'imyaka 4 n'imyaka 5 yo wayitwaye neza ibitangiye gutanga umusaruro, ugasarura kugeza hagati y'imyaka 100 n'120 ugisarura ukibona umusaruro kuri cya giti. Mu byo Dinda Company ishyize imbere ni ubuhinzi bwa Macadamia bukozwe mu buryo butangiza ibidukikije, ni ukuvuga burengera ubutaka kandi budahumanya ikirere. Ni muri urwo rwego Dinda yatangije ubworozi bw'inka zishyirwa mu biraro biri mu mirima minini ihinzemo Macadamia mu misozi yatoranyijwe iri mu murenge wa Mubuga. Izi nka nizo zitanga ifumbire nziza y'umwimerere yifashishwa mu gufumbira ibiti bya Macadamia. Ibi bikaba bifasha Dinda kubona umusaruro ushimishije ndetse wujuje ubuziranenge ukenewe ku rwego mpuzamahanga. Hari ibintu bibiri twarebagaho. Icyambere ni ifumbire. Twagerageje inshuro nyinshi kugira ngo turebe ko twakora ubuhinzi bw'umwimerere, ubuhinzi bukoresha ifumbire itari ya kizungu, itica ubutaka. Dusanga nta bundi buryo twakoresha uretse gushyiramo amatungo, inka. Uyu munsi dufite inka 120, ariko turashaka kugera ku nka 300 ku buryo zizafumbira umurima wose nta kindi kintu twifashishije. Kuva bwagera mu Rwanda ubuhinzi bwa Macadamia bumaze kugeza kuri byinshi ababukora. By'umwihariko abakozi ba Dinda babarirwa hagati ya 340 na 350 ku munsi, barimo bakora mu buhumbikiro, abita ku nka zitanga ifumbire y'umwimerere, abakora imirimo itandukanye y'ubuhinzi ndetse bakanafumbira ibiti bya Macadamia, abatoragura imbuto zeze, abakora mu makusanyirizo y'izo mbuto, abatunda ndetse bagapakira ingemwe mu mamodoka aba yaje kuzikwirakwiza mu baturage n'abandi. Si abakozi ba Dinda bagezweho n'ibyiza by'ubuhinzi bwa Macadamia gusa, kuko n'abaturage batuye mu gace ubwo buhinzi bukorerwamo bateye imbere ku buryo bugaragara babikesha ubwo buhinzi, kuko usibye kubona ako kazi mu mirima bagakirigita ifaranga, Dinda inabafasha mu guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi kuko bafashwa korora inka abandi bagahabwa amata. Dinda ifite akamaro cyane mu baturage. Icyambere tubaha akazi bakagerageza gufata ku mafaranga ya buri munsi, kuko ubu tuba dufite abakozi bari hejuru ya 300 bose babona amafaranga umunsi ku wundi.
turayanywa, abaturage tugaha abaturage bo hanze begereye poroje yacu. Mbese muri rusange tunabafasha kurwanya imirire mibi binyuze no muri ubwo buryo tubaha amata, nabyo birafasha. Maze kugera ku bintu byinshi, nkora mfite umurima umwe ariko maze kubonera akazi, maze kugira mu mirima igeze nko muri 6. Ubu minervari y'umwana ndayibona na mituweli nkayitanga uko bikwiriye, ntago njya ndaranya mituweli, nyitangira ku gihe. Muri iyo mirima maze kugura hari naho maze guteramo ibiti bya Macadamia kuko nanjye nabonye ko ifite akamaro. Icyo kintu nanjye maze guteramo Macadamia rwose ubu ndazifite. Mbere yuko njya kuza hano uko nari mpagaze ntago ari ko mpagaze, ahubwo ubu ngubu nibwo mpagaze neza kuko mfite iterambere mu rugo iwanjye. Mbere ntari nagira muri kano kazi amafaranga menshi nafatiza nko kwezi ntago yarengaga nk' 30, ariko ubu ngubu bigera mu 100 cyangwa 200 bitewe n'ukuntu nakoze, bitewe na sezo uko yagenze neza. Mfite ingurube 6, mfite inka 2, byose mbikesha aka kazi nkora hano muri Macadamia. Icyo Ndinda yamariye, nari umushomeri maze igihe kinini nta kazi mfite, bampaye akazi nkamazemo igihe kinini, myaka 4. Muri iyo myaka 4 maze kwiteza imbere. Nabaga mu icumbi, none ubu ngubu mba mu nzu yanjye nubatse bivuye muri aka kazi. Ubu ngubu kubera iki gikorwa hano dutanga ingemwe, navuze yuko nanjye ntareka kuzihinga. Ubu maze no kugura umurima wo kuzihinga. Nk'uko twabikomojeho, Ndinda Company imaze kugera kuri byinshi, ariko kandi urugendo ruracyakomeje. Niyo mpamvu yanatekereje gahunda yo gukwirakwiza ubu buhinzi mu Banyarwanda batuye hirya no hino mu gihugu, nyuma yo kubona ko bwagira uruhare runini mu iterambere ryabo. Ni muri urwo rwego twatekereje kwigisha abaturage babishaka gutubura imbuto za Macadamia kugira ngo ziboneke ku bwinshi haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu. Ikindi cyiza nuko nk'ubu ngubu yenda tuvuge kubangurira, kwigisha abana kubangurira, twatangiye gufata bari abana bo muri 12 tugabaza tuti nibabyige, kuko ikigaragara nuko hari abandi babashaka ndetse bo hanze y'igihugu bavuga bati muzadufashe muduhe abantu baza kutubangurira nk'uko tubona iwanyu bikorwa. Ubu rero turafata abana bajijutse tukabigisha, hanyuma bakagenda nabo ahandi kubafasha no gukorera amafaranga. Naje ahangaha mu buryo kugira ngo ngire ubumenyi bwo kugira ngo nanjye niteze imbere. Ubu ngubu ndi kubasha kuba namenya kubangurira igiti, nkaba nakibyazamo umusaruro. Nk'uko mubibona, intego zacu ni nyinshi, ariko icy'ingenzi twiyemeje ni ugufasha umuturage gukora ubuhinzi bw'umwuga buteza imbere umuryango we by'umwihariko kandi bugateza imbere igihugu muri rusange. Aha Ndagijimana Nikora avuga ko ariyo mpamvu mu ntumbero bafite harimo gukomeza gufasha abaturage kubona umusaruro mwiza, ariko kandi hagashakwa n'uburyo haboneka uruganda rwabafasha gutunganya Macadamia, bityo zikongererwa agaciro mbere y'uko zoherezwa hanze. Ubundi ubutaka bwacu bw'u Rwanda ni buto, ntago twahinga ahantu hanini, ariko turagira ngo nibura dufashe abaturage. N'ufite ibiti 2, n'ufite ibiti 5, n'ufite 10, azaze tumwereke uko yahinga ibiti adashatse ifumbire imutwara byinshi kandi akabona igiciro kinini. Ni ukuvuga ngo uhinze Macadamia zikaba umwimerere, igiciro baguha bitewe nanone naho zizajyanwa kiba kinini kurusha wa wundi washyizemo ifumbire. Tugomba kugukurikirana rero, turashaka gushyiraho ishuri ryigisha ibijyanye no guhinga by'umwimerere kandi bakagukurikirana kugeza usaruye. Turashaka rero icyo gihe gushyiraho n'uburyo bwo kuzitunganya, tukakwigisha uburyo zitoragura zidapfuye, bizava muri pepiniere bizamuke donc uko zihinga, ifumbire uzahingisha iba ari umwimerere muri pepiniere, biba ari umwimerere, ukore maintenance ari umwimerere, hanyuma unasarure neza ku buryo zizaba nziza ku isoko mpuzamahanga, tukabona cya giciro twifuza.
noneho wa muntu w'umwimerere koko akabona ko yasumbye wa wundi wakoresheje ifumbire. Turashaka gukora ubuhinzi bwa macadamia twakwita sexy, ku buryo tuba ntangarugero mwaka gace kacu. Ndagijimana Nikora, umuyobozi wa FDINDA, anagenera ubutumwa abafatanyabikorwa ndetse n'abandi baturage bifuza guhinga macadamia. Ndahera ku abaturage bacu. Donc turashaka kubigisha mu buryo nyabwo, mu buryo bwa kinyamwuga, ariko guhinga by'umwimerere bikakugirira akamaro. Nibyo tubona. Hanyuma abafatanyabikorwa bacu ni ukudushyigikira, kutwakompanya ku buryo iyo ntumbero yacu tuyigeraho. Baba badufashije, nicyo tubasaba, kuko birasaba imbaraga, birasaba kwigisha, birasaba ubushobozi bw'amafaranga, cyane cyane n'ibyo ngibyo. Ubundi isoko ryo ndakeka ntago twaribura, rirahari cyane. Murakoze cyane. Mu gusoza, twababwira ko macadamia ubusanzwe ari igihingwa ngengabukungu cyaturutse muri Australia, kikaba kivamo ibiribwa bitandukanye bikungahaye ku ntungamubiri, amavuta, inzoga zo mu bwoko bw'amarikeri ndetse n'ibindi.